twese turi hamwe kandi twizihiwe. Itorero rya Paruwasi muko twakiriye iyo ngabire ikomeye, niyo mpamvu umurishyo w'ingoma ugaragaza umutsindo nawo ukomeje kudususurutsa. Abakristo bakeno umurishyo w'ingoma amashikenshi umuntu umusingi wacu tumwakira abashinzwe kwakira abashyitsi bamurika icyicaro yateguriwe rwose n'uwo murishyo w'ingoma. Ibyo byakozwe n'itorero rya Paruwasi ndetse n'abakaraza bacu. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru nyakubahwa Bikeri Generation, bakristo bavandimwe, uyu mwanya ndagira ngo tubakire, ariko tumaze no kubamenya neza, tumaze kumenyana, ndagira ngo n'abihaye Imana kugira ngo tuze gufata umwanya mutoya, ndagira ngo abapadiri batuye mu rugo rw'umwepiskopi bahaguruke bose babasuhuze. Mpanga ni imwe mu maparuwasi 16 agize diocese yacu ya Ruhengeri, yashinzwe Kristo bagera ku 12,500 babarizwa mu masantrale 5 agizwe na sikirisare 21 n'imiryango remezo 146. Iherereye mu karere ka Musanze mu mirenge ya Kinigi, Nyange, Musanze bandi, ndetse umwaka ushize twari dufite umwe. Ndagira ngo twibukiranye ko icyo gihe byari ibihe bikomeye. Turashimira Imana rero ko duhimbaje ibi birori nta kidobya, twisanzuye, kubera Imana ikomeje kudutsindira icyorezo cya COVID-19. Tunashimira inzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu babigizemo uruhare rukomeye, ariko by'umwihariko urwego rw'ubuzima. Paruwasi yacu ya Kampanga izakomeza gushyigikira ihamagarwa uyu munsi. Mu cyerekezo cy'imyaka 20 diocese yacu yihaye kuva 2010 kiganisha kuri yubile y'imyaka 75, harimo gabarebye basanga basitaye. Bavuga umuryango utavuze urubyiruko n'abana. Dufite gahunda yo kwita ku rubyiruko, nirwo Kiliziya y'ejo, nirwo Rwanda rw'ejo, nibo bazaba bagize imiryango y'ejo. Kubera turi mu gace k'ibirunga n'ishyamba rituwe n'inyamaswa zisurwa n'abakerarugendo, turavuga cyane ingagi, rwose turazifitiye. Dufatanije na RDB turifuza kuzigisha urubyiruko agaciro k'ibidukikije no kubibungabunga. Iyi si gahunda ya leta gusa, na Kiliziya birayireba rwose. Papa Francisco mu nyandiko yanditse yise Laudato Si, ngira ngo mu Kinyarwanda nidusingize Nyagasani, nicyo yatwibutsaga ngo twite kuri iyi si dutuye n'ibiriho byose, kuko ni ibyacu twese. Ni ubufatanye bwa twese rero. Padiri ntazasabwe cyangwa ngo abwirizwe cyangwa ngo yingingwe mu kwita ku muryango, mu kwita ku bidukikije. Ni inshingano ze, ni ubutumwa bwe, kuko ari ubutumwa bwa Kiliziya. Ni muri urwo rwego bizagenda neza. Umwepiskopi yarawemeje n'ikibanza kiri hariya inyuma y'iri hema, kandi umwepiskopi nashaka kugena n'ahandi. Ishusho ya Paruwasi yacu ya Kampanga, uko santrali ziteye n'icyerekezo cyayo, akaba nadusezeranije
y'ikenurabusho ndetse no mu mishinga yose yateza imbere paruwasi yacu. By'umwihariko turabashimira uhora hafi umubyeyi utwi Kasiyani bavutse bagwa mu ntege, Padiri Fabiyani Twambazimana wo muri Santiro, Padiri Jean Claude Mbonimpa wo muri Santrale ya Rurembo na Padiri Vincent de Paul Nzabandora wo muri Santrale ya Kampanga. Mu rugendo rudasubira inyuma twatangiye twese turava muri ibi birori tujya muri Santrale. Gahunda yo gutunganya neza ahahoze icyicaro cya paruwasi i Rurembo kugira ngo hanozwe neza, haturwe kandi hazadufashe mu butumwa tuzirikana ubutwari n'urukundo byaranze abapadiri n'abayobozi b'intara y'Amajyaruguru. Abakristo twese ba paruwasi ya Kampanga turabashimira imishinga y'iterambere mudahwema kudusesekariza muri aka gace paruwasi yacu iherereyemo. By'umwihariko turabashimira ikiraro mwatwubakiye hano mu marembo ya paruwasi, ubu tukaba tugera hano kuri paruwasi nta nkomyi nta nzitizi. Kristo ba paruwasi ya Kampanga babageneye. Wa diyosezi yacu ya Ruhengeri, Nyakubahwa Musenyeri Gabini Gisonga cy'Umwepiskopi, Nyakubahwa Musenyeri Vincent Barugahare umwizerwa wa Papa, basaseridoti bihaye Imana, Nyakubahwa Muyobozi w'Intara y'Amajyaruguru, Nyakubahwa Muyobozi w'Akarere ka Musanze, bayobozi bandi muhagarariye inzego bwite za leta n'iz'umutekano, bakristo bavandimwe mwese muteraniye hano, turashimira Imana se w'Umwami wacu Yezu Kristo yo idahwema kutugaragariza urukundo rwayo, iduhunda ingabire z'ikirenga, harimo iyo twakiriye none y'ubusaseridoti. Iyo Mana niharirwa icyubahiro, ububasha, ikuzo n'ubugenga, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nimudufashe tuyishimire tuyiha amashyi n'impundu. Ikaturinda, ikadukomeza, ikatugira abana bayo tubikesha batisimu, ikadutungisha ijambo ryayo, ikadutagatifuza duhabwa amasakaramentu atandukanye, ikaduhamagara natwe tukitaba karame. None uyu munsi ikaba yadutoye ikadushyira mu ntumwa zayo. Cyumba mwiza mwatugaragarije ubwo mwatwe Sofia, mukanatwemera gukomereza mu seminari nkuru ya Nyakibanda aho twize teolojiya, kwitegura bya hafi gushyirwa mu rwego rw'ubudiyakoni n'ubupadiri. Iyo myaka yose twamaze mu seminari mwatubereye ababyeyi, muduha ibyo mwabonaga dukeneye byose, mwahangayikiye uko tubayeho, mubigaragaza mudusura. Irenga twashimishijwe n'umurimo w'ubudiyakoni mwadutoreye tariki ya 18 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2021 muri paruwasi ja. Twarahawe ubwo butumwa tudaherekejwe n'ababyeyi, abavandimwe ndetse n'inshuti. Byatwigishijwe ko uwibanza ari Kristo duhamagara, ko ari we tugomba gukomeraho, tukamukurikira kandi tukamukurikiza. Natwe twiyemeje kumubera abahamya kandi tumwemereye ko tuzajyaho azadutuma hose kugira ngo ingoma ye yogere hose, maze isibo n'umukiro yatuzaniye. Imana izadufashe mu butumwa tuzahabwa hose, tuzakora ugushaka kwayo, ntituzakore gushaka kwacu. Izadufashe turusheho kwitagatifuza no gutagatifuza abandi. Imana izaduhe kuba abapadiri bafite ubumuntu n'ubukirisitu. Turashimira ababyeyi batwibarutse, abariho Imana ibarinde kandi bakomeze,
abayisanze ibahe kuruhukira iruhande rwayo. Babyeyi bacu, mwagize uruhare rukomeye mu buzima bwacu. Nimwe Imana yanyuzeho iduha ubuzima. Mwarayirereye, murerera Kiliziya ndetse murerera n'u Rwanda umugisha. Nyagasani Yezu twifu kugira ngo dukire. Niwe wenyine ufite amagambo atanga ubugingo, nk'uko Simoni intumwa yabihamije agira ati, Nyagasani twasanga nde wundi ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka. Yezu Kristu niwe dukwiye gusanga, tukamwiha, tukamwegurira ibyacu byose. Kubera we twemeye guhara byose no kubyita umwanda, nk'uko Pawulo mutagatifu abivuga, kugira ngo twiyemeje gukora ugushaka kwawe. Ubuzima bwacu bwose turabukweguriye, ngaho dukoreshe icyo ushaka. Nyagasani, uyu munsi turakwihaye tutizigamye, uduhe kutazisubiraho. Turagusabye ngo ujye utagatifuza amagambo yacu, utagatifuza ubuzima n'ibikorwa byacu, aka kwawe gutagatifu. Wowe Mana y'impuhwe n'urukundo, ngwino uture mu mitima yacu maze twibanire. Turashaka kandi turifuza kubaho muri wowe Sezi ya Ruhengeri. Muzakomeze muzikenure, muyobowe n'urugero rw'umushumba mwiza, umwami wacu Yezu Kristo. Abapadiri murakoze cyane. Iri jambo ryiza ry'abapadiri bacu bashya rigiye kwakirwa n'umuvugo. Ijabiro kwa jambo ubu niteka ryose. Bakristo bavandimwe nkunda nimujye dushimira y'Amajyaruguru n'icyubahiro Vicaire Musenyeri Gabin, mwese mu byiciro bitandukanye, bakristo bavandimwe ba paruwasi ya Kampanga n'abaturutse ahandi. Kristo Yezu n'ibigo bitandukanye, hari n'indi mishinga harimo Roda, harimo banki y'isi, hari imyuzi itandukanye rero yatangiye gukorwa n'uyu mwuzi, nayo ni gahunda y'imyaka 5. Turizera ko imyuzi itandukanye bisubizo bigenda boneka, ntabibonekera rimwe, ariko turazirikana ko biriya bice by'Akabazungu na Nyarubuye bifite umwihariko wabo. Harimo uduce tumwe tugenda dukora. Nyiricyubahiro Musenyeri Mushumba wa Diocese General, Nyakubahwa Meya w'Akarere ka Musanze, baturage bo muri paruwasi ya Kampanga, mbanje kubashutuza. Kristo Yezu akuzwe. Ndagira ngo muri uyu mwanya twese dushimire Imana ihoraho yaduteguriye ibi birori bitagatifu. Icyubahiro ku impamvu twicaye ahangaha nta mbaraga. Rero niba tubishaka kandi nabyo bikwiriye, biradusaba kwamaganira kure amakimbirane yo mu ngo amunga iterambere, akaba yatuvutsa ibyiza byinshi. Aya makimbirane yo mu rugo, hari umwana ntashobora kujya ku ishuri, kandi ziko nta muntu waba padiri atarageze mu ishuri ngo byemere ngo yige ibyiciro byose. N'utaba padiri, nta muntu, umwana utarageze mu ishuri ntashobora no kuvamo undi muyobozi cyangwa umuturage mwiza. Rero ababyeyi muri hano, mu mirenge duteraniyemo hano, murabizi aya makimbirane kenshi ashingiye ku businzi. Tubyamaganire kure kugira ngo tugire imiryango ishoboye kandi itekanye. Banyakubahwa abasaterdoti muri za duwane zitandukanye, by'umwihariko duwane z'Akarere ka Musanze turimo, mudufashe mu bukangurambaga bwo kugira ngo twubake umuryango ushoboye kandi utekanye, umuryango uzira amakimbirane. Nyiricyubahiro Musenyeri, hari ikindi tubasabamo ubufatanye n'isuku. Abararo bose mu ntara y'Amajyaruguru, ariko tuzi icyo bivuga. Mw'iyi mirenge ine Nyiricyubahiro Musenyeri, urebye mu Karere ka Musanze niho ruzingiye ku kibazo cy'isuku. Muri iyi mirenge ni imirenge isurwa cyane,
kuko ari imirenge ikora muri parike y'ibirunga, nubwo indi mirenge ikora ariko twivugira hano iwacu. Buriya abashyitsi baba baje hano, isura bavanye aha ngaha bayifata nk'ari isura y'igihugu muri rusange. Kwa nabaza hano bagatanga ripoti ku gukunda Imana, kubatoza gukunda igihugu, bakazakura ari abaturage bubahiriza gahunda za kiliziya. Gahunda za kiliziya ni gahunda z'Imana, bakubaza gahunda z'Imana na gahunda za leta, ko yaba ari leta yaba ari kiliziya, twese duharanira kugira ngo tugire umuturage mwiza, rero umukristo mwiza uzagira iherezo ryiza akazajya mu ijuru. Padiri mukuru yavuze ku kijyanye na kiriya kigo cy'urubyiruko gifite impamvu nyamukuru gushyigikira ibidukikije. Padiri hari ubukangurambaga bwo kurwanya isuri, ibishoboka byose. Aho muzadusaba tuzaza, natwe aho tuzabasaba muzaza, kuko dusanzwe dufatanya, twongeye kubizeza ubufatanye. Tuzakorana ibishoboka byose mu buzima bwa buri munsi, mu nyungu z'abaturage, mu nyungu z'abakristo. Mwakoze, ndabashimiye, mugire amahoro y'Imana, Imana ibahe umugisha. Tumwongere amashyi menshi cyane ku ijambo ryiza atugejejeho umuyobozi w'intara yacu y'Amajyaruguru. Amashyi menshi, amashyi menshi. Nongeye kubaramutsa mwese mbifuriza umunsi mwiza w'ubusaseredoti. Imana yatugiriye ubuntu iduhuriza hano muri paruwasi ya Kampanga, tukaba twasangiye ibyiza birenze imyumvire n'imivugire. Cyambere kibanze rero dushimira Imana yaduhaye umunsi w'umucyo, abantu bakaza bakeye, byose bikagenda neza. Ibingi byose tubikesha ubuntu bw'Imana, reka tuyishimire. Hari abibanze tugomba kugarukaho dushima ababyeyi kandi bose babafashije muri uru rugendo, ariko tukibutsa ko iyi ari intambwe, ariko mudashoje urugendo. Ni ukuvuga ko ku mpande zose tubifuriza gukomeza, tutagomba gutezuka kugira ngo tubafashe. Ni ingufu rero n'iyogezabutumwa no mu cyerekezo turimo cya diyosezi, uburyo twahisemo gufasha abakristo gushora imizi muri Kristo, akaba ari ikenerabushyo rushaho kwegera abakristo. Ibyo rero w'Imana kandi bashoboye gukorana n'abarayiki mu guteza imbere diyosezi. Muzi igihe muri gahunda y'imyaka 5 2020-2025 turanazirikana ko hagati aha hajemo ibidukoma mu nkoko make, dushimira n'abo yifashisha nk'uko byavuzwe, ubuyobozi bw'igihugu budufasha kugira ngo twongere dusubire mu buzima busanzwe, dukora twiteza imbere, ndetse no guhura nk'ubu tugasabana twishimira ibyiza. Ubu rero turazirikana ko muje mu gihe gusa ikenurabushyo byakomwe mu nkokora n'imyaka tumazemo turhanganye n'icyorezo cya COVID-19. Hari abakristo bagize intege nkeya bakagwa, hari inzego zitihagaze neza. Padiri Cassian rero, Padiri Alphonse ndetse na bagenzi banyu Padiri Jean d'Amour na Padiri Evariste, nimudufashe kubyutsa ikenurabushyo, nimudufashe gukataza tujya mbere mu cyerekezo cya diyosezi yacu 2035, mudufashe gukomeza kujya mbere tudasubira inyuma,
kandi tukaba tubatezeho byinshi, ari imbaraga z'abato, guhanga udushya ndetse n'ubushobozi mwifitemo tudashidikanya ko bizatugirira akamaro mu ikenerabushyo turimo no kwegera kurushaho abakristo. Kampanga rero komeza utere imbere, tuzakomeza kubasabira ari nako tubashyigikira mu butumwa bwabo. Nshoje rero mbashimira uburyo uyu munsi wagenze. Uyu munsi wateguwe neza 100%. Wateguwe neza, uhimbazwa neza 100%. Nshimira abashyitsi cyane cyane abayobozi ba guverineri w'intara yacu y'Amajyaruguru, bashimira nyakubahwa meya w'akarere kacu ka Musanze n'abandi bayobozi bose, atari ukubera gusa ko baje kwifatanya natwe uyu munsi, ariko nk'uko mubizi uburyo batwitayeho tugafatanya mu guharanira iterambere ry'umunyarwanda, kandi ubwo bufatanye bukabubyara umusaruro. Mwumvise n'amagambo yavuzwe yose aratanga icyizere. Ejo hacu ni heza kubera ko dufite gahunda imwe yo kwiyubaka no kujya mbere mu bufatanye budatezuka. Ubutumwa rero yatanze nyakubahwa guverineri niza ko mwabwumvise. Ejo bundi tuzagaruka hano none twakira abashyitsi bavuye ku isi hose hano iwanyu. Ndizera ko ubutumwa n'ibindi bikorwa byose muhuriraho, cyane cyane igikorwa nk'iki twitegura cyo kwita izina, naho mujye muza mukeye kandi koko mutanga isura nziza, kuko isura nziza y'abaturage abakristo bo muri paruwase mukagire uwo muyihisha, mujye muyigaragaza igihe cyose kandi koko bibahesha ishema. Mwese rero nongeye kubashimira, mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza. Bikira Mariya mwamikazi wa Fatima, Yosefu mutagatifu, bazina bacu batagatifu, Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabamugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nakoze cyane. Ya kabiri kirasoje. Mu gihe rero abashyitsi bacu dufite ahangaha tugikomeje kwishimana nabo ye gukomereza. turabasabisha wawe usakare amafunguro ibinyobwa tugiye gufatira hamwe turushaho kwishimana na Roho Mutagatifu. Icyubahiro musenyeri mugihagaze hano hari ifunguro ry'umunsi ryateguwe. Maji
amashyi hano. Iki gikorwa kirafungurwa nanone amashyi muri iki gikorwa gikomeye cyane rwose. Amashyi tuyongere amashyi. Hano hari icyo kunywa cyateguwe, tukaba nanone ko nacyo gifunguranwa ubwitonzi. Ntabwo umuntu utarabitojwe cyangwa utabizi yapfa gufungura ikinyobwa kiri hano. Bitegereze neza urebe ubundi ibirori rwose ari ukumusirisha. Amashyi cyane, amashyi ntabwo bisa rwose uri umuhango mwiza watangirije wo kugira ngo tubashe kuryoherwa n'ibyateguriwe muri uru rugo byose biri aha ngaha. Kasiyani uyu munsi ni uwawe. Iki gikorwa muze kudufasha kugifungura mufatanyije n'umwepiskopi ati iryohera umusore n'umubyeyi mukuru. Turagushimira kandi twishimana nawe muri uyu munsi mukuru. Turagushimira kuba wifatanyije natwe no gufungura iki gikorwa. Umwepiskopi ati ikinyobwa kibuze kongera mwese nyagasani yagiuragaze wo umugisha we. Dushimira ko iki gikorwa twitangirije amahoro, icyo kunywa kiza kugera mu buzima bwacu. Ati rero namwe mwizindirwe kandi muze kuryoherwa. Amashyi menshi cyane rero umwepiskopi ndetse n'abapadiri bashya badutangirije iki gikorwa cyiza. Abashyirwa amazina y'ubutore baribuze umuvugo wibarutse impaganirwa yaje kubipa cy'ipapa yaje kubipa ganizi impanga zahagiye kapangarika n'ukundi hamutagatifu nagizwe kuraba yamushakashatse kandi byajyaga no kwiryamizi kujya muganira ibyamurekiza bazasubira usanga mu usanga bisanze undi nasanga ndewe n'ibyagasaka mwatekereje kuba umutima mutagatifu wawe neza bateye kutuza mu rugo mukabwa hanyuma zazunguza usanga bisanze undi nasanga ndewe n'ibyagasaka imbaho y'imbangi ko yari yaratwatatse yamureba hafi yamureba n'imvura ikamuhangana aho ari ku isonga icyo gihe teguje amaperereza na rimwe isate kaburimbo bw'umusase w'ibyotinzito abutwotsi we wanze kwiyakira ko aguhanganye isura idasanzwe ntabwo igisisisa byose bimaze kubona inzora zizaguhanganye uti kuva ushaka nyagasa kasiye nawe nahirwa uyu musore mwana wahanze bamugisisisa neza amusigiriza umutego dutobo inasanga rero muri bayovuga amagambo y'ubuzima barabaseke bane batera dusishara ibintu ufite impano zisanzwe dusanga azuguzura dusanzwe tuti twasanga rero muri polisi niyo hasi yategura ibintu yagasanga imana isindire kaburade n'umucuruzi usumba byose rero ari kwakira kwakira impano n'intsinzi y'ubwatsi kwakira impano isakiye amazi usingizwa kwayo umutima mutagatifu basura n'ibikesha udasiba kubwiriza mbere bari bagasinze zetasu cyo kureba kapra kubanira kugira kandi none aje gushinga isenyi wemeye gushyiraho ishingo rurabamye ubupadiri ejo cyane kujyana imbere ye ndashima ahantu ababana bize abantu bagiye bakwakira cyane cyane ko Garufonse yabaye ijanja ubwo
yageze kumusangayo rwose bamufashe neza bamuretse nyine bano bantu badabizi kugira ngo nabo bakomeze bagere ikirenge ku kino twagize nk'umukunzi nabo nabo bashishikarize kuba abapadiri kuko nta muntu irimo nta biro bitatu birimo ni umwuka w'uwiteka gusa nta kindi aba bashimiye rero ko paruwase Kampanga yibarutse impande ibiri umva Kampanga nayo niko twayise turatsinze Nashatse kuvuga ngo buri wese muri mwe yishyize ikoranabuhanga hano akishyira mu gusoza bazirikanye ibintu bibiri navuze nti inshuro navuze byahasigaye iki hasigaye gushimangira noneho nkabihuza n'ubwo ari icyumweru usibye misa y'umuganura izabera hano no muri za kiliziya zose hazaba misa abasaseredoti baba bagomba kuba bahari kugira ngo bayobore misa ntagatifu n'abo bakristu kandi iyi misa ntabwo isimbura iy'icyumweru niyo mpamvu rero bwo gushimangira ngira nti uyu munsi wagenze neza nyagasani yesu nabane namwe ushobora byose namugisha Imana Data na Mwana